iminyururu icikagurike, imigozi y'umwanzi icikagurike, byaha bitwizingiraho bimenagurike. Ikintu cyose cyicariye ubuturo bwawe Mwuka Wera, uyu mubiri ari bwo buturo bwawe, ikintu cyose kiwicariye kitagombye kubamo gikurwemo mu izina ryawe Yesu. Uburetwa bwose butuma atera intambwe akongera akagaruka inyuma, uburetwa bwose butuma yemererwa ntabashe gusenga, agahorana intege nke mu mubiri, agahorana indwara, agahorana uburemere ku bitugu bye, agahorana uburibwe, agahorana ikimeze nk'umunaniro, ubwo buretwa bwose bumenagurike igihe umuhungu n'uyu mukobwa barimo barira ku mubiri wawe. Ubwo buretwa buri mu mubiri bumenagurike mu izina rya Yesu. Kubaho kose gukora mu mubiri we kumenagurike mu izina rya Yesu.